ntabwo nyine bwari ubuzima bworoshye pe, twarakubiswe mani, turakubitwa bwa buzima nyine bubi pe. Buri wese agira amateka yihariye yahahise he aba yararanze ubuzima bwe kuva akivuka, ariko kandi ayo mateka ya buri umwe agatandukanwa n'ibyayaranze, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Gusa iyo bigeze ku mateka ashaririye bwo biba bindi, kuko uko byagenda kose mbene ayo mateka hari bimwe mu bikomere asiga mu buzima bwa nyirayo. Amateka yaranze ubuzima bwa Uwizeye Enoch wamamaye nka Kagarara ni igisobanuro kigaragara neza cy'amateka ashaririye. Ni byinshi yakoze nk'umwana wakuriye mu buzima bubi bw'ubukene ari n'imfubyi buri kugira ngo abashe kubona bodaboda n'amakaye byo kujyana ku ishuri, kugeza no ku kazi ko gutega amafuku, rimwe na rimwe yanamuberaga ifunguro. Natega ikintu bakwitiye amafuku. Wategaga ifuku? Amafuku. Ari wari expert mu ifuku. Bikajya hehe? Zimwe naziryaga. Ntago yarega tuye tuvuga ubuzima. Ntago ngiye kubwira ngo navukiye i Kigali. Kandi ahantu twakuriye turahazi. Ubuzima bucaririye bubi cyane. Yasaga nyiri umurima abana be batazirya. Watucyura n'inyama. Nakubwije uko ngo nateze amafuku nge najyaga ndabona yageraga mu bitoro nkajyana n'umugo. Ntago nahushaga ifuku. Mu bwana bwe Kagarara ni umwana wabyirutse yitwa amazina amukomeretsa, byongeyeho kandi akananenwa na rubanda kugeza naho hari n'abangaga gusangira nawe bamuziza uko aremwe. Nyine biba bigoye kubivuga ariko ngewe niswe amagambo mabi. Rimwe na rimwe nyine nkageraho man n'ubuzima nyine nkumva ndiyanze cya kimuga, numva na amagambo nkayo cya kimuga cyo kwa kanaka rwaruntu, urumva ngewe cya kirema kuko nge ndabyibukagaho hari n'abantu bangaga gusangira nanjye. Gusa muri urwo rusobe rw'ibikomere by'umutima yakomezwaga n'abo mu muryango we, by'umwihariko mama we wamwitagaho uko bishoboka kose, akanamwifuriza ishya n'ihirwe, nabyo byamubereye akabando ko kwicumba katumye abo wari w'uyu munsi. Mama so ntabwo akiriho nyine tu pore kabisa man, niwe muntu watumye nigira icyizere. Nyine niwe muntu watumye numva kuko byasa kose ngomba kuzaba umuntu, ngomba kuzaba umuntu ukava kuri cya kintu bakwitaga. Gusa nubwo bimeze bityo, ababazwa nuko mama we wamwitayeho kugeza no kumujyana ku ishuri amuhetse yapfuye akiri muto, atabonye iterambere rye rishimishije yagezeho kuva mu mwaka wa 3 segonderi ubwo yatangiraga kuba uwa mbere mu ishuri, kugeza uyu munsi aho yiga muri kaminuza, ndetse akaba ari n'umwe mu bagezweho ku mbuga nkoranyambaga. Iyo amajyari basi none abone bino bintu mama yajyaga yifuza kuzabona narazanye amanota mya cyangwa se buwa mbere nanjye, ariko yarabibuze. Arinda apfa ntabyo koze. Mu gitabo cy'amateka ya Kagarara handitsemo inkuru zitandukanye z'ubuzima bushariye cyane yanyuzemo, burimo kuvukana ubumuga akabizizwa, kubura ababyeyi akiri muto, no kubaho mu bukene bukabije. Nyamara ibyo ntibibe impamvu yo kumva ko ntacyo ashoboye, ahubwo agafata iya mbere mu kugaragaza ko kugira ubumuga bitavuze kutagira ubushobozi. Kagarara, my name is Kagarara. Kagarara. Yes, I have 2 challenges for you. What a challenge? What challenge you got? Yeah, the first one to make push up for you, my boy. Push up, bro. Come on. Ikaze mu cyegeranyo kirambuye kigaruka ku buzima n'amateka bya Uwizeye Enoch wamamaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nka Kagarara. Ikaze kandi kuri Rugwiro Empire, aho ducengera mu buzima n'amateka by'ibyamamare tukagutegurira inkuru zuje icyanga. Iki cyegeranyo twakiguteguriye twifashishije igitangazamakuru Isimbi. Nukunda iyi video ukande like unayisangiza abandi. Nukunda kandi ibikorwa byacu ukande subscribe, bityo ucukubire no kuvumba yo wengewe. Hagati aho uramutse wifuza gukorana natwe mu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa byawe no kubigeza kuri benshi, nka Rugwiro Empire imiryango irafunguye ku bwawe. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0782 70 15 78 cyangwa se 079 35 16 955. Naho njye wumva nitwa Bedi Rugwiro. Ikaze nanone. None umvuye karasi nzi ukuntu afunguye data. Mbona abantu bagiye banyohereza utuntu kuza ku Instagram. Man wabimenye avuga ati bikize kandi. Diamond ngo byagenze gutya na gutya, navuga ati we ntago bishoboka. None mba ndagiye. None ndenye muri comment, sanga muri comment yagize gute? Noneho sigeza nandika kuvuga ngo ndanditse. Oya, ahubwo yanyambitse kamba.
Uwizeye Enoch yavukiye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Giheke, kagari ka Kamashangi. Avuka mu muryango w'abana 7 ndetse ngo ni nawe muhererezi. Gusa ngo mu muryango w'abana 7 avukamo niwe gusa wavutse ameze uku, abandi ngo ni barebare. Uwizeye Enoch wamamaye nka Kagarara ntiyagize amahirwe yo kubana na se igihe kinini kuko yapfuye afite imyaka 6 y'amavuko. Kagarara n'abavandimwe be basigara barirwa na nyina, nawe waje gupfa Kagarara agize mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Kagarara wakoranye ibikomere byo kunenwa na benshi mu baturanyi be nk'uko twabikubwiye dutangira, yakomejwe n'umuryango we by'umwihariko mama we wamwifurizaga ibyiza. Ubwo yaramaze kugira imyaka yo gutangira ishuri, mama we yamujyanye kumutangiza amuhetse kuko ishuri ryari kure yo mu rugo. Byongeyeho kandi akanagorwa cyane no kugenda kuko yagendaga karibwa cyane mu mavi no hejuru y'urukenyerero. Nubwo bwa mbere ajya gutangiza ishuri yari ahetswe na nyina, gusa siko byari kuzagena n'indi minsi, ahubwo yagombaga kujya yijyana ku ishuri. Kuko kugenda byamugoraga rero byatumaga asiba ishuri kenshi, ibyo bigatuma agira amanota atari meza. Ageze mu mwaka wa 2 primaire avuga ko aribwo yatangiye kumenyera kugenda, akajya azinduka agenda, bitangira kugenda biza. Ageze mu mwaka wa 4 yaje gucibwa intege bikomeye n'urupfu rwa mama we wamurwaniraga intambara y'ubuzima akanamukomeza. Akimara gusigara ari imfubyi buri yatangiye kwiheba, atangiye kwiyumvisha ko ntacyo amaze, atakaza icyizere cy'ubuzima. Mu yandi magambo yumvise imurangiriyeho. Avuga ko we n'abavandimwe be basigaye barirwa na mushiki we. Kuva icyo gihe ngo ubuzima bwatangiye kubakubita mu buryo bukomeye. Ageze mu mwaka wa 6 primaire yakoze ikizamini cya leta, ariko ntiyabasha kugitsindira ku manota yo hejuru yashoboraga gutuma ajya kwiga muri interina bitewe n'ibikomere by'ubuzima byamugizeho ingaruka. Kagarara yakomeje segonderi ku kigo cyari hafi y'iwabo, yiga ataha, ariko kandi yiga ashyizemo umwete ndetse agenda yiyibagiza ibikomere by'ibyabaye kugeza ubwo yatangiye no kuba uwa mbere. Ati nkigera mu mwaka wa 3 igihembwe cya mbere, urumva noneho nari naratangiye kuza mu murongo, mvuga nti biriya bintu byarabaye, reka nkomeze ubuzima. Noneho ntangira kwiga tu, ndavuga nti reka mpiga amanota. Ndabyibuka bagiye kuduhereza birote, cyo gihe twari kuri Asembo, bahera ku ishuri rya mbere bahamagara, ngiye kumva numva bageze ku ishuri ryanjye. Nigaga muri C, bati tugiye guhamagara umwana wabaye uwa mbere, mubanze mu mukomera amashyi. Ndavuga nti ni Ndera, ngiye ntabwo numvuga ko nshobora kuba uwa mbere. Ngiye kumva ndumva ngo mu mukomera amashyi, nanjye ubwo amashyi ndayakoma. Nagiye kumva numva ngo Uwizeye Enoch niwe wabaye uwa mbere. Sinkubeshye nahise ndera ako kanya, ndavuga nti iyaba mama gihari basi akaba ari uza gufata ino birote. Avuga ko yagiye gufata birote ari kurira, abantu bibaza icyo abaye bagira ngo ni amarira y'ibyishimo, ariko ngo ubwe ni wari uzi ikiri ku mutima we. Ngicyo gihe amaze kuba uwa mbere yahise atangira kwibonamo ubushobozi, yumva ko uko byagenda kose ibintu bizashoboka, niko gukaza umurego mu kwiga. Avuga ko n'ibihembwe byakurikiyeho, icya kabiri n'icya gatatu nabwo yabaye uwa mbere, ndetse n'ikizamini cya leta aragitsinda. Avuga kujya kwiga muri interina ahitwa Rusatira mu karere ka Huye, kwiga MCE, imibare, computer n'ubukungu. Avuga ko nubwo yaramaze gutsinda ikizamini cya leta, mu rugo nta bushobozi bari bafite bwo kumwishyura minerval no kumubonera ibikoresho nkenerwa, cyane ko nta n'ababyeyi yari afite. Kubera ko yabonaga ko ibyo kujya ku ishuri muri interina bidashobora gukunda, yahisemo kwiyakira, yishyiramo ko nta kundi agomba kwiga ataha, nubwo kwiga ataha atari byo yashakaga. Avuga ko habura iminsi 2 gusa ngo abanyeshuri batangire, yahamagaye animatrice wari waramwemereye kumugurira ikaye naramuka atsinze. Yumvise ko yatsinze aramubwira ati iki gihe uzansanga ahangaha. Icyo gihe kigeze yaramusanze baraganira, ahita amushakira umuryango wishyura abana witwa Global Fund, ashyirwa mu bagomba kuzishyurirwa nawe. Uwo muryango wagombaga kumumenyera amafaranga ya minerval, hanyuma we akimenyera ibikoresho. Icyo gihe nubwo yarabonye abaterankunga bo kumwishyurira minerval, ariko kandi kubona ibikoresho byari ingorabahizi. Nyuma y'iminsi 3 abandi baratangiye ishuri, Imana yakoreye mu mugabo amugura ibikoresho nkenerwa ajya ku ishuri. Gusa nabwo ntiyagiye kuri icyo kigo yari yaroherejweho kuko ngo cyari kure, bityo rero kubona itike imugezayo byari kuba ikibazo. Ahindura ikigo ajya kwiga muri Giheke mu kigo cya interina cyari hafi y'iwabo, yiga software development.
Kagarara yize ashyizemo umwete kugeza ageze mu mwaka wa 6 akora ikizamini cya leta gisoza yisumbuye atsindira ku manota meza, aho yatsindiye ku manota 57 kuri 60, bityo abona buruse ya leta ajya gukomereza kaminuza mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, aho uyu munsi yiga muri IPRC Ngoma ibijyanye na IT. Nyuma yo kubona buruse, ikibazo cyasigaye cyo kubasha kwibeshaho bitewe n'uko icyo kigo nta macumbi y'abanyeshuri azwi nka hostel cyagiraga. Yagombaga gukenera inzu yo kubamo n'ibyo kurya, gusa kandi nabwo ikibazo cy'ubushobozi ntaho cyari cyagiye, cyari kikiri cya kindi, bityo ikizere cyo kujya kwiga kaminuza gitangira kuyoyoka, gusa kandi ari nako asenga Imana yisaba kumucira inzira. Ubwo yarategereje ko itariki yo kujya kwiga igera, nubwo nta kizere cyo kujya kwiga yari afite, nibwo uwitwa Asumani yamuhamagaye amubaza amakuru ye n'ahaba, undi nawe aramusubiza. Asumani aza kumusaba ko yaza kumusura i Kigali, amuherereza n'amatike. Kagarara niko kubwira mu rugo uko bimeze, anabasigira rekodi z'ikiganiro yagiranye n'uwo Asumani ndetse na nimero ye kugira ngo naramuka agize ikibazo bazabona aho bamushakira. Uko niko Kagarara yisanze mu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere, bigizwemo uruhare n'uwitwa Asumani. Avuga ko ageze Nyabugogo, Asumani yaje kumureba amujyana mu rugo. Ati yaje kundeba Nyabugogo anjyana mu rugo turicara turaganira. Tumaze kuganira arambwira ati njyewe ndashaka ko twibera abavandimwe. Kagarara akomeza avuga ko yatunguwe cyane n'uburyo Asumani yamwizeye atamuzi, akifuza kubana n'umuntu nk'umuvandimwe we atazi imico ye. Gusa ngo kuko Kagarara atiyumvagamo ingeso mbi, yamusubije ko nta kibazo. Kagarara avuga ko kuva ubwo yatangiye kubana n'uwo Asumani, anamubwira ibyo kwiga kwe, amubwira n'uburyo yabonye buruse, bityo ko ari hafi gukomeza kaminuza. Asumani atungurwa no kumva ko ari umunyeshuri. Muri ubwo buzima abana na Asumani, avuga ko hari ubwo bajyaga bakubitwa n'ubuzima, akaba n'ubwo baburaye, ariko ngo Asumani akamukomeza ati humura, ndetse ngo ni nabwo yatangiye kumushyira ku mbuga nkoranyambaga, abantu batangira kumumenya. Itariki yo kujya kwiga yaje kugera, nyamara ngo byageze ku munsi ubanziriza uwo yagombaga kugendaho nta n'igiceri cy'icumi afite. Mu 60,000 yasabwaga byo kwiyandikisha, nyamara ngo kuri social media yari yaramaze kumenyekana nk'umustar, ariko bitaratangira kumwinjiriza. Avuga ko we na Asumani barwanya urugamba rukomeye kugira ngo amafaranga 60,000 yo kwiyandikisha aboneke, birangira abonetse ku munota wa nyuma. Avuga ko nubwo yo kwiyandikisha yaramaze kuboneka, nabwo amatike yo kumugeza Ngoma yasigaye ari ikibazo, geto n'ibizamutunga nabyo ari uko. Avuga ko hari umutipe w'inshuti ye bari bariganye muri segonderi, agira amahirwe baranakomezanya muri kaminuza. Uwo ngo niwe bihuje barabana, bitewe n'uko we hari ukuntu byari bimeze. Kagarara yaramubwiye ati njye nabonye amafaranga 60,000 yo kwiyandikisha, nta kindi kintu ndi gutekereza. Niba ufite 5,000 tugiye kubirya ukwezi. Ngubwo ubuzima Kagarara yiberagamo, nyamara aho yigaga bamuzi nk'umustar, mu gihe inzara yakigitaga mara. Mu kiganiro yigeze kugirana na Isimbi TV, yavuze ko bitewe n'uko biga iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5, yasayidirwaga n'udufaranga yazaga gukorera i Kigali muri weekend, mu mafilime no mu biganiro byo kuri YouTube. Nubwo ubuzima butari bworoshye, gusa mu minsi ishize yagaragaje gushima Imana mu buryo bukomeye. Nyuma yo kuganira na Isimbi TV, akavuga inkuru y'ubuzima bwe yakoze ku mitima ya benshi, bakiyemeza kumuhindura ubuzima. Uyu munsi avuga ko afite umudiaspora uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wiyemeje kumubera umubyeyi, akanagira kandi uwamwemereye kumumenyera ubukode bw'inzu n'abandi batandukanye bamufasha umunsi ku wundi. Kagarara uzakunda kumva kenshi avuga ko voka y'imbwa imanuka ihiye, ashimira Imana cyane itarahwemye kumumanurira iyo voka, ariko kandi akanashimira abantu Imana ikoresha mu kuyimanura. Njye ni nuko nsoje, ari nako ngushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha. Imana ibarinde. Bye. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga, ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye.
Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri mikrofone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri Comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata Comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza.